butaka butuwe n'abirabura itiyo mureke tugende tubakolonize dusinkwizera kwabo tubereke iterambere tubahindura umuco tubabwira ngo zasanze ariko ntitubere ko bikorwa ahubwo imbaraga zacu bajye bazibona amashusho sinema indirimo n'ibindi tubishoramo agatubutse ibyo bizatuma abayimbo zacu mu bitekerereze iteka ryose twamaze kumenya ko bafite ubutunzi bwinshi ariko batazi ko ari ubutunzi n'abatesi baradabagiye babona imvura igura igihe ibimera bikamera ntabwo tutabazi barahinga bakeza barya imbuto zimeje mbese bari muri paradiso bariko batekereza se bivugira iki ko bajya kubona bakabona ibintu byose birimo kwikora nibazi kwandika no gusoma yewe ntibazi no kubara babayo nk'abantu bo mu myaka 100 ishize bafite ubutesi baterwa n'ubudabagizi bw'ingo byitoshye batuyemo baracyari kure mitekereze ku minsi dutuyeho ndetse n'isanzure rero tutabafatiranye ngo tubakolonize twaba turi mu gihombo gikabije ntiye kubamukira reka ibyo ntaho bihuriye ubu n'ubuzima niko Imana yabiremye urushundo bwengera mu koloniza kugeza igihe nabo umenya kamwe bwo turatamwigotora bigakomeza uko bibuka ku basokuruza bawe nabo bakoronijwe imyaka magana ku ngoma y'abaroma so that's how we are it's in our nature yemwe ngo mwumve cy'abazungu bavuga ngo aramategeko mashya y'Imana ko dufite kirazaracuse kwa sase sono tabu kino done no telefarere bashi muri kubushenzi ibi byose dusangwa ni pagani bafite amategeko n'amabwiriza Imana haye Mose ku musozi wa Sinai Mose ninde impanuro zaratuye mu gihugu cya kure muri Isiraheli akabafana ikina rwabugiri yewe nta na kimwe babwira rero basubire wabo hano ni wacu biza kutubwira ko tugomba kuba Jyende mu mwabaye ikaze ndabona bafite ubufindo bwinshi wenda twabigiraho uheza umuturanyi ntamenya aho umwanzi aturutse nuko tubaye ikaze baraje baradukoronije baduha Imana twumva gusenga baduha amasomo tugomba kwiga baturemera umurongo w'imiyoborere batubwira siyanse mu bitabo heye bishaka tubivaho tujya ku binini bijumba n'imyumbati n'isogi tubivaho tujya ku ifiriti n'umugati imirimo y'amaboko tuyitera twatsi nuko twerekeze ibiroda umurongo maze gufatisha baradusiga basubira iwabo dusigara turi mu independence ya sesha yo kajya ko imitwe yacu isigaye ikoreshwa na telecommande kirazira twarazibagiwe amafuti nyamafuti ntikimenya ko ari amafuti turazera mu tubari twose tugenda turaritsa amabondo iterambere akomeje biratugarutse umwijyana amashakoje jenoside yakorewe Tutsi ungabana usinzi biriyongereye diabete umuvuduko w'amaraso mu byibuho kabishinduka ry'ikirere agahinda gakabije wakoreshaga amaboko ahinga yahira aragera curo batangiye kuyakoresha atari ibyuma biremereye kubera ko yewe umubiri umugarutse twirwa turirimba twari buhuye na demokrasi na freedom of speech yo gukora ikisesha gutuka no gwara bikabayobozi bacu kandi tubaho nitwihugura ntamatsiko kumenya ibirenze tugira turabanebwe turinshije ibitabafu byose biraturanga kumva kwacu yewe bisigaye bisaba inyundo twango tubwira bitandukanye byo twizera iyo tubyumvise turibwa amatwa gakobana tukabyimba amatama tugakarama tugahinduka impyisi neza imitwe yacu y'amaranga mutima ari nayo dutera gukora ibyo byose nyirabwenge ryabuze ikiciro mu mitwe yacu niyo mpamvu iterambere ryacu rari turubye nyakuba umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu abivuga neza agira ati murekera guhora mwigamba ngo amahanga azakutwigiraho kandi banamugana basanga uri muvuga ibyo no hamubwira ngo avuga u Rwanda nibura iminota 3 yarabyindimi yewe nta n'ikinyarwanda so where is the logic Umujye wacu ntako atagize yirwa avunikira igihugu n'abagituye natwe tukamwirika inyuma turi imensinzi tutazi n'amazamu ibitego byinjiriyemo hewe ndetse ntidushaka no kumenya wagira ngo amatwi yacu yarazibye neza the question we have now is where's can rate where's going to do this raise your voice